mu binyejana bya kera nko mu myaka igihumbi ishize yose no mu binyejana bya vuba aha nta bihugu byabagaho cyangwa se icyo twita repubulika cyabagaho. Repubulika ntiyabagaho. Iki gihe muri ibi binyejana habagaho icyo twita ubwami, aho ibwami hakayoborwa n'uwo twitaga umwami, abanyamabanga be bakitwa abiru. Icyo gihe iyo uvuze abiru wabagereranya n'abaminisitiri b'intebe b'ubu, abasenateri b'ubu ndetse n'abandi bajyanama ba perezida wa repubulika y'ubu ngubu. Iki gihe kandi iyo uwabaga yarimikiwe kuba umwami akiri muto hayoboraga mama w'umwami, umugabekazi. Wasangaga kandi imiryango yavagamo umwami icyo gihe yabaga ari umuryango umwe, cyangwa se ugasanga umuryango baturemo cyangwa se yavutsemo bafitanye isano ya hafi. Mu mvugo nziza z'icyubahiro zigombwa imibereho y'umwami yagombaga kubahwa, ni ukuvuga umwami ntapfa aratanga. Iyo yabaga amaze gutanga hajyagaho igikomangomakazi cyangwa se igikomangoma cyo twita n'umwana w'umwami. Yabaga atamufite icyo gihe, wenda ataravuka n'ubundi hakimikwa inda imutwite, noneho yazavuka umugabekazi agakomeza kuyobora ibwami, mama w'umwami, maze umwana yakura agahabwa inshingano yimikiwe akiri mu nda nyina. Umwami kandi yagiraga abo bitaga abatware. Abo batware bose bayoboraga cyangwa se bagategeka icyo twitaga ibikingi. Noneho icyo bakoraga ni ukumufasha kuyobora abaturage cyangwa se abo bagize ibwami muri izo nkingi twakita nk'uturere ndetse n'imirenge by'ubu ngubu. Icyo gihe kandi abo batware bamwe babaga bashinzwe ubuhinzi n'ubworozi, abandi bashinzwe ubutaka, abandi bashinzwe ubuvuzi bw'abantu ndetse n'amatungo n'ibindi byinshi cyane, ariko byose bikaruhukira ibwami cyangwa se bakabikorera umwami. Nizere ko turi kumwe urukumva uko kera ibwami babagaho. Umwami mu buzima bwe bwa buri munsi yahoraga ari umurinzi w'igihugu, acunga imbibi z'igihugu ndetse n'abaturage bari imbere mu gihugu. Iyo byabaga ngombwa ko ajya ku rugamba, akenshi yabaga agamije gusahura cyangwa se gufata uduce tw'utundi bihugu runaka kugira ngo atwomeke ku gihugu cye runaka. Gusa si muri iyo myaka ya kera gusa, kuko n'ubu ngubu ingoma ya cyami iracyahari, kuko Mutara wa gatatu Rudahigwa muramuzi, Kigeli wa gatanu Ndahindurwa muramuzi, umwami Yuhi Musinga nawe muramuzi, umwami Muswati wa gatatu nawe muramuzi, umwami w'uburyo bw'Ubwongereza nawe ndetse n'abandi benshi murabazi. Niba wumvise neza mu bami mvuze haruguru, wumvise umwami Muswati wa gatatu, urabizi kandi nkivuga uyu mwami mu ntekerezo zawe wahise wumva umugabo cyangwa se umwami ufite abagore benshi cyane ku isi. Uko isi ushaka kubyumva, nanjye nkimara kumva ko yaje i Rwanda kwitabira irahira rya nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, nahise mwibazaho byinshi, mutekerezaho byinshi, ndavuga nti nzamubabwira babwire uko ateye n'uko ameze. Reka tuvuge ku mwami ukomeye cyane, umwami utinyitse, umwami utangaje, umwami Muswati wa gatatu. Nyivuga kuri uwo mwami, njyewe nitwa Eric Nshimiyimana, niwe muri kumva. Naho iki nibizazamenya muri kumwe: ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politike, byose nta handi wabikura atari kuri bizazamenya. Wowe komeza ukore subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu ndetse na documentary zacu bikugeraho umunsi ku munsi kandi bishya. Amateka yaranze isi, bigezweho ku isi, ibyaranze isi n'ubuzima bw'isi, ubukungu, iterambere, ubumenyi bw'isi, ibinyabutabire ndetse n'ubukorikori, byose bijyanye na tekinoloji tuzabiguha umunsi ku munsi. Nawe kandi ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangira urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Muhaye ikaze. Gusa reka nsuhuze abaturanyi b'i Burundi, aho mu gace ka Ngozi, Kibitoki, Bujumbura, namwe muri za Uganda ndabasuhuje, muri za Tanzania byiza, abari mu gihugu cya Kenya namwe ndabaramutsa, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndabishimira, namwe kandi mudutera inkunga muri kota amasimbi ubwo muri Amerika, i Burayi hose, ubwo no mu Bwongereza ndetse na Aziya, mwese mbifurije ibihe byiza. Gusa ndagusabye ngo ntege amatwi wumve akantu ku kandi, umunota ku munota,
isogonda ku isogonda maze wumve kandi umenye. Muhaye ikaze kandi ndakwishimira mu muryango mugari wa Bizazamenya. Uyu ni umuryango kandi wishimira buri umwe wose uwugana. Umwami Muswati wa gatatu wa Swaziland muri Eswatini yavutse tariki ya 19 Mata umwaka w'igihumbi 1938. Aka kanya urimo kunyumva yujuje imyaka 56 y'amavuko. Urumva ko agifite imbaraga z'umubiri kandi agifite n'imbaraga z'ubwenge. Abamubonye batangiye kumwibazaho byinshi. Benshi kandi mukimara kumva izina umwami Muswati wa gatatu, ndabizi ko mwahise mwumva ko ubwo afite imyaka myinshi cyangwa se afite imyaka y'umurengera nk'uko abami bakira bayoboraga bafite imyaka myinshi. Oya, wapipe aracyari umusore niko twavuga gusa. Avukira hitwa Manzini muri Swaziland muri Eswatini. Uyu mwami Muswati wa gatatu avuka mu muryango w'ibwami witwa Swazi. Yavutse kandi ku mwami witwaga Sabuhuza wa kabiri ndetse na nyina witwaga Tafombi Zifawala. Uyu mwami Muswati wa gatatu wemera ndetse akanasengera mu itorero rya Gikristo yaje guhabwa izina nk'igikomangoma cyari cyambaye ikamba ryitwa Makostive, bisobanuye ngo umwami w'amahanga yose. Ibyo twita mu ndimi z'amahanga ngo ni King of all nation, ni umwami w'abami cyangwa se umwami w'impugu zose ku isi. Nk'uko natangiye mbikubwira, mu mico, imyitwarire, imigenzo y'ubwami ikorwa kandi igakorwa mu cyubahiro igombwa. Niyo mpamvu uyu mwami yaje kwima ingoma mu myaka y'1986. Ubaze neza hashize imyaka 38 yitwa umwami w'abami, King of all nations, umwami Muswati wa gatatu. Ni umwami kandi ukunda kugarukaho hirya no hino ku isi mu bitangazamakuru bivuga ndetse n'ibyandika bitewe n'udushya agenda akora mu buzima bwe bwa buri munsi. Nanjye ndimo ndamuvuga. Yimye ingoma mu myaka 18 yari afite y'amavuko, ndetse ubu igihugu cye kikaba aricyo gihugu cyonyine muri Afurika kiyobowe n'ingoma ya cyami. Nizere ko turi kumwe kandi urimo kunyumva. Tukaba turi kuvuga umwami Muswati wa gatatu wa Eswatini. Niwe mwami wenyine muri Afurika uyoboye ingoma ya cyami ibihugu byose buri mu mugabane wa Afurika. Icyo gihe kandi ukuri kunyumva kandi hose, aho hose handi hose muri Afurika icyitwa ingoma ya cyami cyavuyeho. Mu gihe kandi aha muri Swaziland ho baracyagira kandi ho baracyayigira kandi ntacyo bibatwaye. Uribuka ko kera mu Rwagasabo hari icyo bitaga Rwanda Kingdom, hakaba icyo twitaga Buganda Kingdom, hakaba kandi nicyo twitaga Bunyoro Kingdom, Mali Empire, Ghana Empire, Long Distance Trade n'ibindi byinshi cyane byasaga nk'aho biyoborwa n'ingoma ya cyami. Hakaba kandi n'ubundi bwami bwinshi cyane bwabayeho mu binyejana byatambutse, byaba ibya vuba ndetse n'ibya kera. Gusa umwami Muswati wa gatatu uyu uvugwaho kandi kugira abagore benshi, ubu bivugwa ko amaze gutandukana n'abagore batatu mu bagore barenga 15 ndetse n'abana barenga 30 afite. Umwami Muswati wa gatatu kugeza ubu niwe muyobozi wa Swaziland muri Eswatini ku myaka ye 56 y'amavuko. Urumva aratangaje. Umwami Muswati wa gatatu kandi bikaba bivuga ko gushaka umugore mushya k'uyu mwami hari igikorwa ngarukamwaka, aho mu gihugu cya Swaziland bakora umunsi mukuru ngarukamwaka w'umuco, bagatoranya umukobwa mwiza cyane uruta abandi kandi ukiri muto kandi w'isugi, bakamuha umwami nk'umugore uyongera ku bandi bagore baba bahari. Iki gikorwa kandi ubanza twakigereranya n'ikiba mu Rwanda cyabaga buri mwaka. Ayo marushanwa kandi yabaga mu Rwanda iyo yari agamije guhitamo umukobwa mwiza ubahiga mu bwiza ndetse no mu bimenyi, yamara gutorwa akaba nyampinga mu Rwanda cyangwa se icyo twitaga Miss Rwanda ya buri mwaka. Gusa wenda iki gikorwa aho bitandukanira nuko ho ari umuco wabo kandi baba baratoranyije isugi gusa. Nakibaza ni mu Rwanda ho batoranyaga abanyampinga gute, cyangwa se umukobwa mwiza ubahiga icyo kuba isugi cyo bagenderagaho?
ntago mbizi ariko namwe mwatubwira. Abitabiriye Miss Rwanda batubwira byinshi bagenderagaho. Gusa icyo nibuka nuko Miss Rwanda baturanyaga umukobwa mwiza kandi w'uburanga. Iby'ubusugi simbizi. Ibi rero uyu mwami akaba ashobora kuba abikomora ku mubyeyi we kuko yaje gupfa afite abagore basaga 60 ndetse n'abana barenga 210 mu gihe kingana n'imyaka 50 yonyine. Ubu bivuze ko ku mwaka yabaga yibarutse abana 4 n'igice cyangwa se nushaka uvuge abana 5 kuko amateka avuga ko abana b'uyu mwami barenga 210. Muri make uyu mwami mu mwaka yabaga afite abana 5 cyangwa se abyaye abana 5. Ntabwo byabaga byoroshye. Amateka y'umwami kandi Muswati wa gatatu ni menshi cyane y'abikorwa by'intambara akora, cyane cyane agamije kurwanira igihugu cye cya Swaziland, kurunda ubusugire bw'igihugu cye cya Swaziland ndetse n'abaturage bo muri Eswatini cyane cyane. Gusa ayo mateka yose twabakusanyije twagerageje kubakorera incamake yayo. Niba hari igitekerezo cyangwa se icyifuzo cyangwa se inyunganizi watwandikira ku mbuga nkoranyambaga dukoresha, haba WhatsApp 078 888 83164, Facebook ni Nshimiyimana Eric. Gusa kandi ntago twasuza tutababwiye ko tuzakomeza kubashakira amateka y'iki gihugu ndetse n'amateka y'abimi bayoboye iki gihugu kimaze gutaka kataza mu iterambere mpuzamahanga, imibereho mu bihugu bitandukanye ndetse n'iterambere mu gihugu runaka cyangwa se ubanye n'amahanga. Iki gihugu kandi gikomeje kugirana umubano ukomeye igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose uko kibikora niko kigenda kizamuka mu bumwe, iterambere ndetse n'ikoranabuhanga. Ndabashimiye. Nitwa Eric Nshimiyimana, nta yindi nteguza.